Nini naita kila mtu yote kwenye yiko. Mungu anakuambia hivi, uko wapi? Urudie kwenye alikuwa na kuona. Rudia kwenye mlikuwa mnakutania. Kama mlikuwa unaomba, kama ni saa 9, kama ni saa 8, kama ni usubuhi, kama ni mkwaya. Dushuhujije umuntu wese uri kumwe natwe muri aka kanya. Tunejejwe n'Imana mu mutima yacu ko twongeye guhura ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Ariko dufite amagambo Imana iri kuduha, dufite icyo Imana yashyize ku mutima wacu. Uherereye hose byanze, aho uri hose nimba ubona wabuze igisubizo, bino ufate message yawe. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana y'amahoro, Mana y'ibyiringiro, Mana yatanze Yesu, Mana ifite ikirema warangiza ukagikomeza, turagushimiye. Mana uri inshuti nziza, turaguhamagara kugira ngo aka kanya uzubane natwe. Uze utubere Imana, utubere ibyiringiro. Abantu barananiwe uri kubabura, ariko reka wongere utubone ukora ibitangaza. Urazana amasezerano y'abantu ukababura, ugasanga bagiye kwiganyira. Urazana amasezerano y'abantu ugasanga babonye utinze baragenda. Dusabye ko waduha inkomezi ukadukomeza. Dusabye ko watubera Imana, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Mungu agashika kule shambani, akamwita Adamu, Adamu yu wapi? Mungu agafika mule shambani, akamwita Adamu, Adamu yu wapi? Haleluya. Dushimiye Imana aya masaha kuko Imana iduhaye ikigisho cyo kuzanira abera. Duhawe intego ivuga ngo Imana iri kuza ikabura abantu. Imana iri kuza ikabura abo bavuganye nabo. Imana iri kuzana ibisubizo mwasengeye ikababura. Imana iri kuzana amasezerano abemereye ngo yasohoze ikababura. Turirimbye muririmbye uvuga mu Giswahili ngo ubwo Imana yari igeze muri ya ngobyi, ubwo yari igeze hasize Adamu na Eva, yahabarebye ngo irababura. Nawe Imana iri kukubura muri iyi minsi. Mbese ndagira ngo wongere ubyuke, wongere ugume ku cyo Imana yavuganye nawe. Naho amazi yasuma, naho inzuzi zakama, icyo Imana yavuze izagisohoza. Haleluya. Nuko ngo Imana ije kureba Adamu na Eva uko wamenyereye kubareba. Igeze mu ishyamba, igeze mu busitani irababura. Irahamagara ngo Adamu urihe? Nikamwita Adamu, uko wapi? Adamu, Adamu uko wapi? Adamu akasema, mwanamke ulinipa, njoo mwenye anafanya hivi. Ngo atangira kuvuga ngo umugore wampaye niwe wakoze ibi. Atangira kubivuga, ariko Imana yari yaje ibura Adamu aho yari yajyaga imusanga. Hari ahantu Imana yajyaga igusanga ubonye utinze ahavuye. Hari ahantu Imana yajyaga igusanga ubonye bikomeye urangije urigendera. Ndagira ngo ureke dufatane amaboko. Haleluya. Ngiyo Mose ngo babaga bari kurwana, ngo bamara kurwana ngo bagacika intege, ngo baratsindwaga, hanyuma ngo baza kwigira inama, ngo baravuga ngo noneho rero, ngo noneho tuzajya dufata amaboko ya Mose, ngo nituyafata ntabwo tuzajya dutsindwa. Haleluya. Hanyuma ngo bigira inama muri bo. Ndagira ngo nawe wigire inama, nanjye nigire inama. Niba Imana iri kuza kukureba ikakubura, biragenda gute? Ndagira ngo umuntu wese agarukire aho ngaho. Reka dusome ijambo tugiye kurangirizaho, dusanga mu Efeso ibice 3 umurongo wa 20. Aravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo
zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyaye mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Ndabwira abantu yariri kuza kureba ikababura, Imana ibahaye ijambo rivuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba. Haleluya. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Hari igihe ushaka gusenga ukabona Imana itinze kugusubiza, ukumva yuko yakuretse. Oya, nari nkuzaniye ihumure rivuga ngo Imana wiringiye, Imana niringiye, reka aho kugira ngo izi tubure aho kudusange hahandi. Ibasha gukora cyane. Haleluya. Ibiruta ibyo dusaba. Reka Imana ye kutubura aho kudusange hafi aho ngaho. Abantu bakoze umurimo bacitse intege mu bahemba ataraza. Abantu baba bakijijwe bananiwe kwihangana. Imana iraje babuza yajyaga ibasanga. Uyasangaga mu gicuku cya saa 9 asenga ntikimubona. Uyabonaga mu rusengero muri korali ntikimubona. Uyabonaga kurimba ari guhimbaza ntikimubona. Uyabonaga ahantu hose. Imana iri kuvuga ngo iri kuhagera ikabura buri mumwe mu mwanya we. Kandi ngo ibasha gukorera cyane ibiruta ibyo tuyisaba. Igitumye ugenda nuko hari ibyo wasabye utabonye. Ndagira ngo nkubwire ngo garuka. Imana ibyo wayisabye izakora ibiruta n'ibyo wayisabye. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko rero Imana imaze kubura Adamu iramushakisha. Nawe ngera ushakisha Imana, nawe witeguye gukomeza kugushakisha no kukuba hafi. Imana nihabwa icyubahiro. Nuko arangiza avuga ngo nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Hari imbaraga z'Imana ziba muri wowe zigukoreramo. Izo mbaraga ni iz'igiciro, nizo kwizerwa, nizo kwizera. Yiteguye gukora n'ibyo tutayisabye. Imana ishimwe. Abantu babona ko Imana yawe uri intege nke. Abafilisitiya ngo bari baramenyera ubwoko bw'Abisirayeli, ariko umunsi umwe uwacu bavuga ngo nta Mufilisitiya uzongera kutumenyera. Hanyuma Imana yumvira iryo jambo irabashyigikira, barabatikiza, barabarangiza. Ni Abafilisitiya baguteye ubwoba batumye Imana izikakubura? Nibyo wemeye gukorera Imana bikunaniye biguteye ubwoba? Ni uko wemereye Imana amasezerano ukaba uyaciyemo? Garuka kwa Yesu afite imbabazi, nanjye ngaruka afite imbabazi. Imana ongera itubone neza, ntize ngo itubure nk'uko yabuze Adamu. Ninaita kila mtu yote kwenye yiko. Mungu anakuambia hivi, uko wapi? Urudie kwenye alikuwa na kuona. Rudie kwenye mlikuwa mnakutania. Kama ulikuwa unaomba, kama ni saa 9, kama ni saa 8, kama ni usubuhi, kama ni mkwaya, kama ni uchungaji, kila fasi yote ulikuwa unakutana na Bwana yako au na Mungu wangu. Tena urudie, ujikaze sana, aongeze akuone, asigukose. Kuko wenye alishakosa, wewe mwenye haya kosa ujikaze, na wewe mwenye alikosa ujikaze, aongeze akuone mbele yako. Mungu abariki kila mtu mwenye anatufuata. Uko nafasi runaka, Mungu akubariki. Uko nafasi ya karibu, Mungu akubariki. Tunaita hii neno, Mungu akuye akuone, na mimi akuye anione. Mungu ajibie kila mtu yoyote kwa mahitaji yenye yuko nayo. Mungu akusikie, Mungu akuonyeshe mkono yake, Mungu akuite akuone, asikukose. Sagisa alikosa Adamu. Tunaanza kuomba. Uko wapi na hitaji yako tuipandishe, bado Mungu aendelee kukujibu. Watoto wa Israeli walikomaria mkusikia wakati Mungu alikuwa nao. Alikuwa anawaambia wewe wazazi, vyenye munaona tena mutabionyesha na watoto yenu. Acha tuombe. Turagushimiye Mana kuko watugiriye neza, uduha umwana wawe Yesu. Hanyuma hari abantu bamubonye bamukeneye, natwe turimo. Habwa icyubahiro. Twajyaga guza kutureba ukatubura, ariko uratubwiye ngo nitugaruke kuko ubasha gukora ibiruta ibyo twagusabye. Nyemera umuntu wese umukomeze kandi umusubize aka kanya, bihuye ku kwizera kwe, bihuye ku kwizera, nawe umugirire neza.
hereza umugisha umuntu wese udukurikiye, natwe ukomeze kutubera Imana, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen.